umuntu araguhamagaye ngo yayobeje amafaranga kuri telefone yawe, jya ubanza urebe na balance, urebe ko ayo mafaranga kuko bayayobeje kuko hari igihe ubutekamutwe bwaragwiriye mwino minsi. Undi nawe MTN nawe undi nawe akaguhamagara akakubwira ngo ndashaka ngo kunyuza ngo amafaranga ngo kuri telefone yawe, ngo ariko ngo uburyo ngo nshaka kuyanyuzamo ngo uburyo ngo nshaka kuyanyuzamo ngo ni imari, ngo ndi kukoherereza ibiki ibintu nk'ibyo, yise umusirikari, ngo yise iki. Urumva ibyo bintu byose ugasanga ni iki? Ni ubutekamutwe. Muri no minsi rero ari n'abantu noneho abantu sirito noneho abantu bo muri Nigeria. Igihugu cyo muri Nigeria nicyo gihugu cya mbere ubu mwino minsi gifite umutekamutwe buhambaye. None se ibaze nawe umuntu arakubwira ngo ndakoherereza ngo ibihumbi ngo 400. Ngo ndakoherereza ngo ibihumbi 400, ngo ariko ngo ibyo bihumbi 400 ngo kugira ngo mbikoherereze ngo urabanza ngo wohereze ngo ibihumbi ngo 30, ngo urabanza ngo wohereze ngo 10 na bingahe, ngo niwohereza ngo 10 na bingahe ngo ndakohereza ngo 300, ngo niwohereza ngo 10 na bi, ngo niwohereza ngo 25 ngo ndakohereza 100 ngahe. None se ayo mafaranga ari gukohereza we ntushobora no gutekereza ayo mafaranga ahantu agiye kuva? Hari umuntu ushobora kuguhereza amafaranga y'ubuntu nawe ugafata inzira rero ugahita wohereza ibihumbi 15, 15 byawe ari kwigurira kawunga ugahita ubyoherereza umuntu wo muri Nigeria, ntaguzi arayagusubiza se? Urayamuhaye arayatanze. Ubwo ni ubutekamutwe, ubwo ni ubutekamutwe rwose. Urumva nawonye se hari umuntu wamamaza ngo ngiye ngo mfasha ngo abantu, ngo ngiye ngo mfasha ngo abantu ngo bafite ibibazo? Wabonye hari umuntu wamamaza ko ari umufasha, ko afasha abantu? Abakunzi b'ikiganiro cyacu dukunda kunyuza kuri uyu murongo, turabasuhuje kandi tubifurije umugisha w'Imana aho muri hose hirya no hino ku isi, abari i Burayi, abari muri Amerika, abari mu bihugu bya Afurika, abari Mozambique, Zambia, Congo, Burundi, Sudani, abari Central Africa, mwese turabasuhuje. Abari Uganda turabasuhuje cyane. Inshuti zacu ziri muri Canada, hirya no hino ku isi turabasuhuje. Mugira amahoro y'Imana. Turabakunda rero kandi buriya tubifuriza umugisha w'Imana ibihe byose. Tuba tubifuriza kugubwa neza no gukomera. N'abafite ibibazo nabo ntago twabibagirwa. Uyu munsi wa none ufite ibibazo ariko ejo uzaba wishimye. Uyu munsi wa none wenda byanze ariko ejo bizakunda. Ntugire impungenge, Imana yo kudushyigikira irahari. Yego. Nkuko mubisanzwe rero muri kumwe na Aime Moses, inshuti yanyu y'akadasohoka. Ndabasabye rero mukande subscribe, like na comment kugira ngo tujye tubana muri ibi biganiro, kandi ntimukibagirwe. Kandi biba byiza burya birebye iyi video yose kugira ngo wumve neza ubutumwa buba burimo indani, buba burimo imbere. Nicyo buriya cyiza, iyo urebye video yose burya umenya neza ubutumwa buba burimo. Hanyuma iyo utayirebye ntabwo umenya nyine uko byagenze. Abanyarwanda bagiye baca umugani ngo utaganiriye n'umusaza ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Ubwo rero mujye muza tuganire kugira ngo tumenye nyine n'uburyo tugomba gutwara ibintu byacu. Uyu munsi rero nabategura ikiganiro ngira ngo tuganire ku kintu cyitwa ubutekamutwe bwateye muri ino minsi. Hari ubutekamutwe bw'ubwoko bwinshi bwateye. Ndabinginga rero nkamwe n'inshuti zanjye muze twirinde, muze rwose twirinde ubutekamutwe. Unkurikire neza urebe kugira ngo nawe ubutekamutwe niba bwarakugezeho utazongera kugwa muri uwo mutego. Kandi niba butarakugeraho nawe ubutekamutwe ubwirinde nyine kugira ngo hatazagira umuntu uza kugutesha umutwe, uza kukubwira ibintu bidashoboka, udakubwira ibintu ngo ari buze kugufasha kandi bitabaho. Ubutekamutwe bwa mbere ngiye kuvuga ku butekamutwe bubera kuri MTN, kuri telefone. Ukajya kugira gutyo ukajya kumva umuntu araguhamagaye ngo mva ngo runa
ngo telefone yanjye ngo nyobeje amafaranga ngo kuri telefone yawe ngo none ngo ayo mafaranga ngo wayansubije ngo ntarabwira ngo MTN ngo ifunge umurongo wawe. Wajya kubona ukabona, wajya gukurikira neza ukareba nimero ya telefone iguhamagaye ugasanga ni Tigo. None se nk'ubu utekereza ko umuntu ngo wajya kumva ngo allo ngo twebwe ngo duturutse ngo kuri MTN ngo turi MTN ngo ni MTN iguhamagaye ngo rero ngo hari umuntu ngo yayobeje ngo amafaranga yawe ngo kuri konti. Wareba ya nimero iguhamagaye ngo y'umukozi wa MTN ugasanga ni Tigo. Nk'uwo muntu uba wumva koko ibyo bintu ari kukubwira ari byo? Ibyo ntibishoboka. None se MTN ntishobora kuguhamagaza umurongo wa Tigo? Oye umukozi wa MTN ntiyaguhamagaza umurongo wa Tigo, yaguhamagaza gute se kandi akora muri MTN? Bivuga ngo ntabwo bishoboka. Ukajya kumva ngo nindamuka ngo nuramuka utohereje ayo mafaranga ngo ngiye kubwira ngo MTN ngo igufungire ngo umurongo wawe ngo igufungire ngo pin yawe. Ibyo ujye ubabwira bihutire kuyifunga. Jya ubanza neza ucekinga urebe koko ari kukubwira ngo message za MTN zifite ukuntu ziba zimeze zawe mobile money. Jya ubanza rero ukurikire neza, ujya kumva umuntu araguhamagaye ngo yayobeje amafaranga kuri telefone yawe. Jya ubanza urebe na balance, urebe ko ayo mafaranga kuko bayayobeje. Kuko hari igihe ubutekamutwe bwaragwiriye mwino minsi, undi nawe akaguhamagara akakubwira ngo ndashaka ngo kunyuza ngo amafaranga ngo kuri telefone yawe ngo ariko ngo uburyo ngo nshaka kuyanyuzamo ngo uburyo ngo nshaka kuyanyuzamo ngo ni imari ngo ndi kukoherereza ibintu nk'ibyo, yise umusirikari ngo yise iki. Urumva ibyo bintu byose ugasanga ni iki? Ni ubutekamutwe. Muri no minsi rero ari n'abantu noneho abantu bo muri Nigeria. Igihugu cyo muri Nigeria nicyo gihugu cya mbere ubu mwino minsi gifite umutekamutwe buhambaye. None se ibaze nawe umuntu arakubwira ngo ndakoherereza ngo ibihumbi ngo 400. Ngo ndakoherereza ngo ibihumbi 400 ngo ariko ngo ibyo bihumbi 400 ngo kugira ngo mbikoherereze ngo urabanza ngo wohereze ngo ibihumbi ngo 30, ngo urabanza ngo wohereze ngo 10 na bingahe, ngo niwohereza ngo 10 na bingahe ngo ndakohereza ngo 300, ngo niwohereza ngo 10 na ngo niwohereza ngo 25 ngo ndakohereza 100 ngahe. None se ayo mafaranga ari gukohereza we ntushobora no gutekereza ayo mafaranga ahantu agiye kuva? Hari umuntu ushobora kuguhereza amafaranga y'ubuntu nawe ugafata inzira ugahita wohereza ibihumbi 15, 15 byawe ari kwigurira kawunga ugahita ubyoherereza umuntu wo muri Nigeria, ntago uzi arayagusubiza se? Urayamuhaye arayatanze. Ubwo ni ubutekamutwe. Ubwo ni ubutekamutwe rwose. Urumva mwabonye se hari umuntu wamamaza ngo ngiye ngo mfasha ngo abantu ngo bafite ibibazo? Wabonye hari umuntu wamamaza ko ari umufasha, ko afasha abantu? Wabonye hari umuntu byamamaza? Menya ko iyo ni inzira yo gushaka kugutekaho umutwe, yo kukurya utwawe, nutareba neza nyine aratugutikura aratukwaka. Ukamwohereza 15 yarangiza ati ngo kohereza ngo ntibyakunze, ngo hereza ngo ayandi 10. Ngo wamara kuyohereza ngo kohereza ngo ntibyakunze, ngo hereza ngo ibindi 5. Ukabyohereza ngo nubundi ngo haracyabura ngo kantu gatoya, ngo gerageza ngo wohereze ngo ibihumbi 10. Mosher hari witwa Suzana ni umudamu we ateye ubwoba. Nimutabitondera aba bantu barabacucura baramara utwanyu. Mubitondere cyane urebye bazi abanyarwanda. N'ubu maze iminsi ntekereza nagiye kuri Facebook, nkajya mbona abantu barivuga ngo turimo ngo turatanga akazi ngo ku banyarwanda, ngo niba ngo uri umunyarwanda ngo hereza ngo applyinga ngo hangaha ngo turaguhereza akazi. Barimo barashaka kugutwara imyirondoro yawe, ntago uzi iyo myirondoro ahantu wayijyanye, ntuzi icyo wagiye kuyikoresha. Ibyo byose ni ubutekamutwe.
banyarwandakazi, mwirinde aba bateka bataza kubatwara utwanyu bakabacucura bakabamaraho utwanyu mwari mwifitiye. Siritu cyane cyane ubwo butekamutwe bw'abantu bo hanze bo usanga biba biri mu banyamahanga. Ubutekamutwe usanga akenshi bukunda kuba kuri Facebook, kwizi mbuga nkoranyambaga za Facebook, akubwira ngo savinga nimero ngo tuvugana kuri WhatsApp, wamara gusavinga ya nimero, urumva, wamara gusavinga ya nimero mugatangira mugacata kuri WhatsApp mu kandi kanya ngo nakoherereje ngo shenete ngo irimo ngo shenete ngo ifite agaciro kanaka, ngo nakoherereje ngo digital camera ngo imeze gutya, ngo nakoherereje laptop ngo ebyiri, ngo rero ngo umuntu uzazikuzanira ngo ari muri akakubwira nk'igihugu cyo muri Afrika ngo ari muri Malawi, ngo ari wenda ngo ari muri Mozambique. Ibaze ko noneho muri Benin ho basigaye bakoresha n'abamasera, bagakoresha n'abamasera, noneho bakakubwira ngo kugira ngo iyo mari bizakugereho, ngo ibyo bintu bakohereje bizakugereho, ngo urohereza ngo amadolari 120 ngo ya transport y'ibyo ngibyo. None ukicara ugatekereza ukibaza se umuntu ubashije kukohereza ibintu bifite agaciro ka miliyoni 2 yabura amadolari 120 yo kubitegera? Yabura amadolari 120 yo gutegera ibintu? Niba kohereje ibintu bifite agaciro ka miliyoni 2 yabura miliyoni 2 z'amanyarwanda, yabura amadolari 120 yo kubitegera? Ugasanga ngo kohereje ngo igipaki ngo kingana gutya, ngo kirimo ibintu ngo bingana ukuntu, ariko ugasanga ibyo bintu se yohereje mu by'ukuri niba yohereje ibintu bifite agaciro ka miliyoni 5, ni gute yabura amafaranga amadolari 120 yo kubitegera kugira ngo bikugereho? Yakagombye kuba bitegera bikakugeraho, byamara kukugeraho, urumva, niba ari n'ikiguza akwaka akikwake ariko byakugezeho. Ariko mbere yo gutanga amafaranga, ibyo ni ubutekamutwe, muzajye mwirinde abo bantu. Mwirinde abo bantu. Hari n'undi butekamutwe bwateye muri no minsi, umuntu agira gutya akakubwira ngo mpereza ngo telefone yawe ngo kumayinite, urumva, wamuha telefone yawe ako kanya, urumva, warangara gatoya ukabura wa muntu wamuri kumuka mubura, telefone ikabigize gute, ikabiragiye. Umuntu aza kugusaba amayinite utamuzi, wakayamuha gute mu rwego nuko murekurira telefone yawe? Byose ibyo ni ubutekamutwe. Impamvu nje kubivuga kuri uyu murongo wanjye ni ukugira ngo bakunzi banjye, inshuti zanjye, ibi bintu muze mubyirinde. Nubona umuntu nk'uyu nguyu uzanamutange nubona ubasha kumugeraho uzamutange muri. Ariko cyane cyane ubutekamutwe buturuka hanze bwo burababaje cyane, burenze ukwemera, bwo buri guturuka hanze. Noneho kandi ahantu bibera kaga, abantu nyine bakorewe ubutekamutwe nk'uko ngubwo ntabwo babasha kubivuga, kuko urumva babiteye ikimwaro, babiteye agahinda, urumva. Ubutekamutwe rero buriho biteye ibibazo cyane. Hari ubundi butekamutwe bwateye muri no minsi rero, noneho buri gukorwa n'igitsina gore, abana b'abakobwa. Umwana w'umukobwa akakureba uri umukire ufite imodoka, agahagarara ku muhanda akagusaba lift. Yamara kugusaba lift, nawe umukubise muri lift, umukubise mu modoka yawe mu gitondo, muragiye. Yari yakubwiye ngo uramugeza ahantu runaka, wenda Nyarutarama, cyangwa se ngo uramugeza se ku Gishushu, urumva, ntimugeze ku Gishushu muri parking aho agombaga kumugeza. Ati handi wabwiye nyine ntuviramo hano se? Ati ngewe mvamo. Ati ngewe mvamo. Ati kandi se bimeze bite? Ati ngewe mvamo. Ati wandaranye muri hoteli, none utwumvikana kuri umuhereza 400. None 400 ntabwo uri kubimpa, uri kumbwira ngo nimve mu modoka yawe, kandi umuhaye lifuti. Lifuti bimuhereye hehe? Mu Kanogo, urumva, akubwira ngo aje ku Gishushu, nawe umugiriye impuhwe, uri kuvuga ati uyu muntu ubwo tugiye mu cyerekezo kimwe reka mutware, urumva. None mugeze ku Gishushu,
bati 400 urabimpa, ati wandaranye muri hoteli, ati urabimpa. Wenda uwo muntu ari kubibwira gutyo ni umupasiteri, ari kubona nahamagara abantu nibamwuzuraho araseba, titre yiwe igiye guseba. Wenda ni n'umugabo ufite umugore bari banibaniye neza, umugore we nabyumva biri buze gusenya urugo rwe, kuko buri abagore kwihangana, hari abagore kwihangana binanira, utabasha gukora analize ngo byibuze amenye ko uwo mugabo wiwe bari kumubeshyera, batanabikora gutyo. Ariko ugasanga akavuga ati rero aho kugira ngo ibingibi byose bimbeho, 400 reka nyamuhe n'ubundi nzashaka ndi, akamukubita shekega cyangwa se akayabara. Rimwe na rimwe abo bene abo babateka mutwe na sheke ntibayemera, kuko baba batekereza ko ishobora kuba itazigamiye. Urumva, iyo bakubise sheke ntibanayemera, abashaka kashe diregite kugira ngo murangizanye. Urumva, ubuteka mutwe muri iki gihe buruzuye ubuteka mutwe. Urumva, abantu nk'abo bariho. Niyo mpamvu ubu ngubu nta bantu bagitanga lifti mu modoka zabo, kubera kuko none se hari umuntu, ibyo ndi kubabwira mba mfite proof, mba mfite abantu byabayeho, ntabwo nabavuga mu mazina, ariko mba mbaze abantu byagiye bibaho gutyo. Niyo mpamvu nanjye magize ngo nkore iki kiganiro nawe bitarabaho, umenye ko ibi bintu biriho, ejo utazabigwamo. Irinde gutanga lifti uko wiboneye, ntimundwanye ngo ngiye kujya mbimisha lifti, oya. Ariko nanone mumenye ko n'abatanga lifti nabo bagomba kugira umutekano uhagije. Nta gutanga lifti uko wiboneye, guhereza lifti umuntu utazi ngo nuko ngo ari umukobwa w'ikizungerezi, ngo nuko ngo ari ibyo ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Ubuteka mutwe bwaravutse. Hari umuntu ushobora kugutega ngo muvanye i Kigali, ngo wenda ngo mugire Rusizi, mwashyika i Muhanga, noneho ba bantu waruhaye lifti cyangwa se baravuze ngo baragutwaye, mwashyika i Muhanga mugeze ahantu hari akanuza, bakaguhagarika, bamara kuguhagarika bakakuniga, bamara kukuniga bakakwambura utwo wari ufitiye twose, barangiza bakagusiga aho ngaho uri intere, cyangwa rimwe na rimwe imodoka yawe bakanayitwara, ugasigara urwana no kujya kwa muganga. Ibyo rero byose mba ndi kubabwira kugira ngo ejo mutazabigwamo, bakunzi banjye, inshuti zanjye, aho muri hose. Kandi ubuteka mutwe buri mu Rwanda, nta nubwo buri mu Rwanda gusa, buri no mu mahanga, no mu bindi bihugu byinshi bitandukanye. Muri Kenya uzahura nabyo, muri Zambia uhure nabyo, muri Afurika y'Epfo uhure nabyo, muri bihugu bidukikije uzahura n'ubuteka mutwe. Ni ukuvuga ngo rero ahantu hose ugenda, inshuti yanjye, ni ukuba maso, ibintu byarakomeye, rwose. Ni ukuba maso, ibintu byarakomeye. Ubu buteka mutwe buriho muri no minsi buteye ubwoba. Ubuteka mutwe bwo kuri MTN, ubuteka mutwe bwo gusaba amalifti, ubuteka mutwe none hariho n'ubundi buteka mutwe bw'abakobwa bacuruza imibiri yabo. Ubuteka mutwe buriho muri no minsi monshe, birenze ukwemera. Ni ukuba maso, ubujura bwariyongereye, ni ukuba maso. Ibintu birakomeye, ibintu birakomeye. Bacanye ku mazi ubu ngubu, umuntu aragutekera umutwe muhagararanye neza bikarangira utuntu twaza tukumaze, ugasigara wibaza ukuntu byagenze. Ni ukuvuga ngo uko iminsi igenda ikura, niko no guteka umutwe bigenda bihinduka. Ukabona abantu barakubwira ngo turi gushaka gutanga akazi, kandi akazi turi gushaka gutanga ngo turi kugahereza umuntu ufite mashini. Uzaze ngo ukora ikizamini witwaje mashine yawe, wamara kugera hahandi bakubwiraga ati mashine rero zose turabanza tuzifate, tugende tujyane inyuma, nitugeze inyuma tujye kuzishyiramo programme system uzajya ukoresha. Urumva, nawe ugasigara wicaye aho ngaho ngo mashine yawe ngo bagiye ngo kuyishyiramo ngo system ngo mukoreraho. Ugasigara wicaye aho ngaho, bakanyura inyuma ya mashine bakayitwara, noneho nawe ukagumutegereje. Mu kandi kanya ukajya ukabona umuntu araje kuvuga ati yewe wa muntu we ko wicanga bimeze bite? Ati ngiye naje gukora akazi se waje gukora ni kazi bwoko ki? Ati hano tibandangiye ko hano hari akazi. Hehe se aha ngaha hakorerwa iki? Ugasanga umuntu mashine yitwaye ngo nta kazi. Aba bantu wahamagara ya nimero yari yaguhamagaraga ngo iri kuguha akazi,
meyo ugasanga nimero ntibaho, wabaza abantu se bimeze bite, ugataha nyine winyiza imoso. Ubutekamutwe buriho muri iki gihe biteye ubwoba. Ubutekamutwe bwageze no mu rushako, umuntu aragira gutya akagutekera umutwe ngo ashaka ko mushakana kandi asize umugore mu cyaro. Yarasize umugore mu cyaro, basezeranye, bafitanye n'abana, akaza akakubwira ati ndi umusore ngiye, akakwereka ko ari umusore, agatangira akakwitaho, mu kandi kanya mwakika wamubaza ati se wa musore we, umukobwa yamubaza ati se wa musore we, ahantu utaha ni hehe, iwawe ni? Ntashobora kukwereka ahantu aba, ntashobora kukwereka iwiwe ari, kuko uramutse uhageze wamenya amakuru yawe, aho akakwereka aho muhurira hirya iyo ngiyo, ntashobora kukwereka neza ahantu atuye. Bikazarangira wa muntu mukabana akakurya urusorongo, kandi afite umugore yasize mu cyaro. Urumva ibyo bintu byo n'ubutekamutwe. Hari n'abari kujya basezerana gatatu, agasezerana n'abagore batatu. Ubwo urumva uwo nguwo usezerana n'umugore wa gatatu, ubwo umugore wa gatatu baba bari gusezerana, cyangwa ahubwo abafite uburyo ari kumutekera umutwe. Ni ukuvuga ngo ubutekamutwe buriho muri ino minsi burenze ukwemera. Mucane ku jisho rero murebe hatazagira umuntu uzajya ugutekera umutwe, ube maso, ucane ku jisho. No mu nsengero byagezemo, no mu bahanuzi byagezemo, ugasanga umuntu arazira gutekera umutwe ngo ndagusengera, kandi yewe reka ne kubijyaho cyane, ibyo ngibyo byo birenze ukwemera. Ni ukuvuga ngo mucane ku jisho, mube maso, mugire ubwenge. Buriya niko na Bibiliya ivuga ngo nugira ubwenge, nutagira ubwenge nzaguta, niko ijambo ry'Imana rivuga, niko Imana yabwiye abantu. Irababwira ngo nimutagira ubwenge izabata. Nimugire ubwenge rero kugira ngo ubutekamutwe tuburwanye twivuye inyuma, ari ubwo bwa MTN, ari ubwa Tigo, ari ubwa ubutekamutwe bwo mu ikoranabuhanga, ari ubwo ngubwo bw'abashomeri babuze akazi, ari ubwo bw'amarifti, ari ubwo mureke tuburwanye twivuye inyuma, ubundi twiberaho neza. Nabo batekamutwe nabo babura ibyo bakora. Ubundi no guteka umutwe ntabwo ari byiza. Nimushaka ibyo gukora, mureke guteka umutwe. Umuntu araza akagutekera umutwe akakubwira ngo hari ikibanza hariya kigurishwa, ngo mfite ikibanza ngende kugurisha, akagenda icyo ikibanza si icye. Urumva akaza akakwereka ibipapuro bya pirate ngo ni ikibanza. Urumva akakugurisha ikibanza ukamukubita amamiliyoni. Urumva amamiliyoni, amara kumukubita amamiliyoni, nyiri ikibanza agahita aboneka bamaze gutanga miliyoni, wa undi mwaguze ukamubura, ukamushaka ukamubura. Gusa ubutekamutwe. Akabikora umwe, akabikora babiri, akabikora batatu, akabikora bane. Mbere yo kujya kugura ikibanza, mbere yo kujya kugura inzu, banza witonde neza umenye ese koko Roma. Ubu ngubu ikoranabuhanga ririho, leta yashyizeho ikoranabuhanga rihambaye. Urumva ku buryo ujya kureba nimero cya kibanza ukayibona muri systeme, ukayibona muri systeme, ukabona uwo cyanditseho. Pana kuza kukubwira ngo ikibanza ni icyanjye kandi atari icyo utanamuzi. Hari umuntu nzi rwose bariye amafaranga gutyo, bamurya miliyoni 26, kandi bamugurisha inzu itariye. Nyirinzu hashize umwaka yari yibera hanze, nyirinzu aza kuza ahageze ati kuri mu nzu yanjye bimeze bite? Ati inzu narayiguze. Ati inzu ni yawe gute? Bijya mu rubanza, miliyoni 26 yarazibuze, asigarira aho ngaho, kandi arizo yari afite zonyine. Arongera asubira ku isuka, ashaka imibereho. Ubu ngubu abayeho nabi kubera ibyo bintu. Rero ubutekamutwe buriho muri ino minsi, namwe ndabasabye nshuti zanjye munkurikira, ni mucane ku jisho, ubundi ubutekamutwe tuburwanye. Ntihagire umuntu uza kugutekera umutwe nkaho nawe uri injiji, nkaho utagira ubwenge. Ahubwo gira ubwenge kugira ngo hatagira umuntu ugutekera umutwe akakwiba n'utwaye wari ufite. Murakoze cyane nshuti zanjye, mukomeze mukande subscribe, like na comment. Dukomeze tujye tubagezaho ibiganiro bitwubaka, ibiganiro bidufasha muri ubu buzima, ibiganiro birimo amakuru yo hirya no hino, ibiganiro byo mu buzima busanzwe, ni ibiganiro, uburyo bwinshi bw'ibiganiro. Twe hano ducisha ibiganiro byinshi, amakuru yo hirya no hino ku isi, ibyegeranyo, ibintu nk'ibyo ngibyo, n'inama tukazitanga zitugirira umumaro muri ubu buzima. Murakoze cyane rero, ibiganiro byacu nakagaruka.
dukomeze tubane muri ibi biganiro. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha.